Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku mugabo witwa Loti. Loti rero kugira ngo tumugereho birasaba ko duhera mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 18 kugira ngo tubashe kumva ububi bwa Sodoma na Gomora, tubashe no kumva icyatumye Imana irakara. Reka rero dusome duhereye murongo waho wa mbere, tugende twumva tugana neza kuri Loti. Loti ni umutwe wa 19 mu by'ukuri, ariko kugira ngo tuwumve neza birasaba ko tubanza no kumva umutwe wa 18 tukumva uko usobanura. Imana imenyesha Sara ko azabyara. Imana yongera kubonekera Aburahamu ku biti by'imishishi by'amambure. Aburahamu yari yiyicariye ku muryango w'ihema rye igihe cy'icyokere cyo ku manywa y'ihangu. Ngo yubura amaso abona abagabo batatu bamuhagaze imbere. Ababonye avaho yari yicaye ku butaka, aravuga ati, shobuja, niba ngize ubutoni mu maso yawe, ntuce ku mugaragu wawe. Iri jambo rero nkunze kurivuga. Imana niba itubonaho ubutoni ntiduceho, nituvugishe, nitubwire. Haleluya. Nibazane utuzi mwoga ibirenge muruhuke munsi y'iki giti. Mbazanire n'igisate cy'umugati musame agatima mbere yuko mukomeza urugendo, ubwo mwanyuze hafi y'umugaragu wanyu. Baramubwira bati, kora uko ubivuze. Haleluya. Turagenda tuganira buhoro tugerageza kumva n'iri jambo. Urumva yuko mu by'ukuri Aburahamu yari umutoni w'Imana. Noneho Imana yohereza abo bagabo batatu kugeza n'ubu nubwo tutaramenya abari bo, ariko urumva ko Aburahamu we yari yahumuriwe ko ari abantu b'Imana. Burya iyo ufite Imana umenya n'abantu b'Imana bari bo. Burya iyo ufite Imana umenya n'abantu bashitana bari bo. Aburahamu rero yari yamenye ko aba bantu ari abantu b'Imana. Koko nidukomeza gusoma turi buze gusanga aba bantu ari abantu b'Imana koko. Aburahamu yari yabihumuriwe. Noneho ahita babwira ati, niba nagize ubutoni mu maso yanyu mukaba munyuze mu rugo rwanjye, reka mbakire. Haleluya. Reka mbahe, navuga ngo mbahe keya, mbazanira amazi mukarabe kuko murananiwe. Yarababonaga ko bananiwe, bari bataramubwira abari bo, ariko yari yahumuriwe ineza, yari yahumuriwe icyiza. Muvandimwe rero, igihe kirageze kugira ngo natwe tujye duhumurirwa ineza, duhumurirwa icyiza. Umuntu nagera iwawe yumva aharuhukiye. Haleluya. Yumve hari ikintu cyiza ahasanze, yumve hari ukuntu kwiza ahabonye, aharuhukire. Haleluya. Baramubwira bati, ngaho bigenze uko bivuze. Aburahamu yihuta agana ihema, asanga Sara, aramubwira ati, gira bwangu wenda incuro 3 z'ifu uyikate maze wotse utugati. Hanyuma Aburahamu yirukira mu bushyo bw'inka, afatamo akamasa gashishe karyoshye, maze agaha umugaragu we ngo yihutire kugatunganya. Ubwo ni yihutire kugira gute? Kukabaga kugira ngo yakire abo bashyitsi. Twebwe rero kenshi na kenshi tujya tugira nyine n'ubwo busambo bwo kubona n'umuntu aje gusanga ukumva ntacyo wafata ngo byibuze unamuzimane. Noneho nk'ubwo waba wifitiye nako gatungo kari mu rwuri, ngo Imana irabibona ngo ariko nta nyama natetse, bikayibona ngo ko rwose ngo ntako twariye, ngo ubwo nyine ngo umushyitsi ntacyo muhaye. Kandi mu by'ukuri suko ntacyo ufite, ahubwo wabuze umutima, kuko amatungo ari mu gasozi ntushaka no kuyakoraho. Aburahamu rero yihuse abwira umugore we ati, gira bwangu ukora utugati, gira bwangu rwose utunganye inyama, abantu rwose bagende bariye. Yenda amata n'amavuta n'inyama z'ako kamasa yateguje, arabihereza. We ahagarara munsi y'igiti iruhande rwabo, barafungura. Ubwo ni ukuvuga ngo nabo barategereje, biratungana, barafungura. Nuko baramubaza bati, Sara umugore wawe ari hehe? Arabasubiza ati, ari hariya mu ihema. Uhoraho ati, nzagaruka iwawe undi mwaka iki gihe, icyo gihe Sara umugore wawe azaba yarabyaye umwana w'umuhungu.
ubwo Sara yarumvaga ahagaze inyuma ya Aburahamu mu muryango w'ihema. Aburahamu na Sara bari bashaje cyane, kandi Sara yari yararetse kugira ibyo abandi bagore bagira. Ubwo no kugira gute? Kujya mu mihango. Wenda ubwo no kubera ukuntu bari bashaje, bari batakibasha no gutera akabariro, nta wabimenya. Ikiri cyo nuko uburyo bwo kubyara twese turabuzi. Ubwo kubera ko bari bashaje, bari batagifite n'ubwo buryo, nako kabaraga kari ntako. Wenda tuvuge muze hashobora kwijajara, ariko mukecuru we rwose byari byararangiye. Nuko rero ubwo yari atakigira imihango, kandi yari atakibasha no gutera akabariro kuko bari bashaje cyane. Ibyo ni ibintu duhita twumva. Nuko Sara araturika araseka, asekera mu mutima yibwira ati, ubu ko nashaje nshobora nde kugira ibyishimo kandi na databuja ari umukambwe? Ibi byishimo rero biraza guhita bidusobanurira icyo Sara atakoraga. Ntabwo ari uko utajya mu mihango gusa, ahubwo n'ibyishimo bituruka nyine kuri iyo mibonano ntabwo yari akibigira. None akibaza ati se ko nanjye ubwanjye byararangiye, ariko na databuja umugabo wenyine yarashaje nta kibishoboye. Ubwo si byo byishimo byo kugeraho umuntu yasama yabikura. Ubwo urumva ko mu by'ukuri Sara yarahinyuye, ariko ahinyura kubera ko byari birenze ubwenge bwe, byari birenze imyumvire ye. Uhoraho abwira Aburahamu ati, ni iki gishekeje Sara kigatuma yibaza ngo mbese ubu nzabyara ko nshaje? Hari ikintu se kinanira Uhoraho? Undi mwaka iki gihe nzagaruka iwawe, Sara azaba yarabyaye umwana w'umuhungu. Sara ahakana avuga ati, sinigeze nseka, kuko yari afite ubwoba. Uhoraho ati, nyamara wasetse. Sara yarasetse, ariko yatinye kuvuga ko yasetse. Aravuga ati, sinigeze nseka, ariko nyamara yari yasetse. Sara yari yasetse rero muvandimwe, niyo mpamvu Uhoraho atigeze ayoberwa ko Sara yasetse. Haleluya. Muvandimwe rero ushobora kuba uri kuvuga uti, ndabihisha Yezu, ndabihisha Imana, ariko burya yo iba yabyumvise, iba yamenye icyo watekereje. Sara rero yarashidikanyije, kandi gushidikanya kwa Sara natwe dushobora kubyumva. Sara yari afite gushidikanya kubera ko yavugaga ati, ubu ngubu niba inda yinjira muri ubu buryo, ubwo buryo ngewe nkaba ntakibugira, ubwo si yo nda yakwinjira ite kuko? Urumva kibaye ikibazo, kuko twebwe ku bantu dufite uko dutangira, dufite nuko turangiza, dufite uko tureba ibintu tukabirebera muri sanse tubireberamo. Ariko Sara we yaravugaga ati, none se ibi byashoboka bite? Ni nko kuvuga ati, byashoboka bite ko nta mugabo ngira? Ni nako Bikira Mariya yabwiye marayika. Ni ukuvuga rero ngo iteka Imana itanze isezerano, itanga isezerano ku kintu navuga ngo gikomeye, itanga isezerano rikubereye igikomeye kucyumvisha amatwi mbese ubwenge bwawe ntabwo bushobora kubyumva. Ariko rero naho waba utabyumva ntabwo biremereye Imana. Wowe birakuremereye, ariko Imana ntabwo biyiremereye. Nayo mpamvu Imana igiye kubikora ntabwo ihera kuko wowe ubyiyumvira, ahubwo Imana yatanze isezerano. Aravuga ati, nzagaruka hano undi mwaka nk'iki gihe, Sara azaba afite umwana w'umuhungu. Sara araseka mu mutima avuga ati, urashinyagura. Ni nko kumubwira ati, ariko urashinyagura koko? Ubwo si byo byashoboka bite? Ariko uri umushinyaguzi. Yewe mbese ni nko mu yandi magambo Sara yagihise agira amaganya mu mutima, amaganya amwibutsa aho ageze, amaganya amwibutsa uwo ari we icyo gihe. Ariko ntabwo Imana yavuze ngo ngo mbese nuko byagenze, ngo noneho ndabihinduye. We yaravuze ati, nyamara bizaba. Haleluya. Kuko icyo Imana yasezeranye izagikora muvandimwe. Kabone naho byaba bigoye abantu kubyumva, kabone naho byaba bigoye inshuti zawe, kabone naho byaba bikugoye, ariko Imana niyo yasezeranye irasohoza. Nibyo Yezu amaze iminsi arambwira ati, buri wese nabere maso amasezerano ye, uko ryaba rimeze kose rizasohora. Haleluya. Birashoboka ko waba uri ahantu utanabona gusohora kw'amasezerano, birashoboka ko waba uri mu kaga no mu mubabaro, burya bibaho. Haleluya. Uko twasomye mu gihe cya Nowa, twongereye tuharebe, kwa Nowa Imana yaramubwiye ngo ibiba n'isarura bizahoraho. Haleluya.
ibiba n'isarura bizajya bihoraho uko bisanzwe, ngo iminsi yose isi izamara ibiba n'isarura, imbeho n'ubushyuhe, iki n'itumba, amanywa n'ijoro ntibizigera bivaho. Haleluya. ni mu ntangiriro umutwe wa 8 umurongo wa 22 niwo nsomye, ngo iminsi yose isi izamara ibiba n'isarura. Kubiba, turebe kubiba niki. Kubiba ni cya gihe uba ufite imbuto, burya iyo umuntu afite imbuto ni akantu aba yarebitseho. Kubiba ni ukukajugunya mu butaka, ngo ni ukuvuga ngo umubibyi yagiye kubiba agenda afite agahinda, ariko iyo agiye gusarura agenda afite ibyishimo by'uko agiye kubona ikivuye mu maboko ye. Kubiba rero ni igihe navuga ngo cy'umubabaro, mu by'ukuri ni igihe cyo kuvunika. Hazabaho igihe cyo kuvunika no kubabara, ariko hazajya habaho n'igihe cy'ibyishimo. Ibiba n'isarura, imbeho n'ubushyuhe. Mu gihe cy'imbeho abantu ziko bifubika ibintu bigakomera, ndetse iyo imvura yatangiye kuza usanga abantu mbese n'imitima isa n'iyakonje rwose, ugasanga ntabwo bimeze neza. N'ubushyuhe, mu gihe cy'ubushyuhe twakigereranya n'igihe cy'ibyishimo, igihe haba hakeye hameze neza. Abantu iyo bajya gupanga amakwe, kenshi na kenshi bapanga bavuga bati mu mpeshyi tuzakora ubukwe, mu mpeshyi, kubera ko bavuga bati hazaba ari igihe cyiza cyo gukoresha ubukwe. Haleluya. Igihe Nyagasani yamagara ifite ingi Burayi byari muri icyo gihe nyine cya kindi cy'ibitaro printemps, cya gihe cyiza nyine usanga indabyo nziza n'ubuzima ari bwiza, yewe n'abantu ari beza rwose. Umva ko bavuga kera bajyaga batubwira ngo abazungu ntibasuhuza abantu, ngewe baransuhuzaga. Nukuri haraho najyaga bakaza bakasuhuza, ari naho nagiye rwose mu iduka ngiye kwishakiramo ibikoresho bitagatifu by'amashapure. Umuntu araza rwose aranyitegereza, arambwira ati ese nshobora gukora ku musatsi wawe, kuko nayo mfite inweri nyine zari zamutangaje. Ubwo birumvikana, ntabwo yanikoraho nta kibazo, agakoraho ukabona biramunejeje, kuko nabonaga nyine ari umuntu wenda w'umumama ukuze mbese. Hari n'ahandi nagiye mu misa, noneho rero ngenda nyine nganira n'umuntu twari duhuriye mu misa w'umuzungukazi, ambwira nyine ibibazo yagiye agira, ku buryo n'abantu twari kumwe ndabyibuka yuko babaye nk'abaturusha intambwe, bageze imbere barahagarara barantegereza. Nabyo ngewe numvise ari igitangaza, ko bari batubwiye ngo abazungu ngo ntibashaka kukuvugisha batakuzi. Ngewe nabonye abamvugije batanzi, twahuriye mu misa, noneho batangira kumbwira ibibazo byabo, ambwira ati umwana wanjye, mbese ambwira ibibazo yagize by'umwana we. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo birashoboka yuko umuntu ashobora kugukunda wenda atanakuzi, cyangwa se birashoboka yuko mu by'ukuri mbese muri make ashobora no kukwizera. Ariko mbivuze mereye kuri iyo printemps, aho abantu nyine imitima nayo iba yishimye. Umuntu ashobora kuvugisha undi, naho ngo muri veri ngo barakaye rwose, abantu baba batishimye kuko n'ikirere kiba kimeze nabi. Ubwo rero Imana ibivuze gutyo, ni ukuvuga ngo imbeho n'ubushyuhe bizahoraho, iki n'itumba bizahoraho, n'iby'ibi ngibi, hanyuma amanywa n'ijoro nabyo bizahoraho, ntibizigera bivaho. Haleluya. Ibi rero bikaba ari nabyo bishimangira rya jambo nakubwiraga ejo, nubwo Nowa twamuvuye ariko ntabwo twamurangije, ntabwo tubujijwe kongera kuvuga kuri Nowa rero, nubwo mwuzure uyu munsi ubaho ukaba wenda mu gihugu iki n'iki, hariya ukumva ngo muri Mozambique wabaye, aha n'aha wabaye, ariko ntabwo umwuzure ukiba ku isi yose. Ni ukuvuga ngo Imana yavuze ko itazongera gutsembesha abantu umwuzure, ariko kandi ntabwo bizabuza ko haba icyo bita ibiza. Ibiza bitewe n'impamvu izi n'izi, bitewe wenda se n'ubutumburuke bw'aho hantu, ibiza bitewe se abantu begereye inyanja. Hari ukuntu inyanja igera gutya ngo igafata nko muri metero cyangwa muri kilometero uvuye ku nyanja, bikaba byatera ibibazo. Abantu bagiye batikirira muri ibyo biryo, muri ubwo buryo turabizi. Bivuga iki rero? Ntabwo kuba bibaye gutyo, Imana kuba yarakuyeho umwuzure uzongera kurimbura isi, ntabwo bivuga ko ibiza nabyo bihagaze. Kubera iki? Amanywa n'ijoro bizahoraho nk'uko bisanzwe. Haleluya. Imbeho n'ubushyuhe, iki n'itumba bizahoraho. Ni ukuvuga rero ngo ibihe byiza n'ibibi bizahoraho ku bantu bose. Kandi ibyo mbivugiye rero kukubwira muvandimwe, ntushobora kuba uri mu gihe cy'ikintu kibi, ushobora kuba uri kuzamuka umusozi, ariko humura, nta musozi burya utagira some. Oya, nta wubaho burya, naho waba wa musozi batubwiye ngo witwa Kilimanjaro ngo muremure hari ku isi,
cyangwa se n'undi musozi muremure ku isi, uko biri kose urawuterera we, nushaka uzawuterera umwaka ariko uzawurangiza. Icyo nshaka gushimangira muvandimwe, uko haterera kose, uko haba hameze kose, burya uzarangira. Haleluya, uwo musozi uzarangira. Erega imvura uko yaba yahinze kose itwara imisozi igire gute, ariko izahita, nk'uko niyo kwa Nowa yahise. Haleluya. Bivuga iki muvandimwe? Iri jambo ushaka uri kuryumva uri mu bihe byo kuzamuka umusozi, ukaba uvuga uti mbese birashoboka yuko nzaterera uyu musozi nkawurangiza? Ihangane, natereye Kanyarira ndayirangiza. Kanyarira umuntu utarayiterera ashobora kugira ngo ni umusozi, ariko ngewe nabonye urenze ku misozi. Ahubwo uhagaze, hari ukuntu uhagaze ugitangira kuwuzamuka, ukaba uhagaze nk'uko umuntu yakurira igiti. Icyiza cyawo ni uko hari amabuye, ugenda ukandagira ku ibuye, ukandagira ku ibuye, ariko iyo umuntu ari munsi yawe aba ashobora kureba ibyo wambariyemo imbere. Bivuga ngo ni nko kurira igiti. Kanyarira twarayuriye, ndayiterera ndayirangiza. Haleluya. Abantu utekereza umusozi abantu baterera amasaha 2 uzamuka gusa. Ngewe rero igitangaza cyambayeho, ntabwo nzi kugenda pe, nubwo najyaga Kanyarira nitwaje akabando ndibuze kwicumba nzamuka, ariko Yezu yangiriye neza. Nukuri abantu b'abasore twagiye tujyana batereraga amasaha 2, nge nkaterera amasaha 2 n'iminota nk'icumi. Nuko ngo nakererwaga iminota 10, iminota 15, nkumva ko bitakabije. Njya nkunda Yezu rero, ajya abikora cyane. Iyo wiyemeje aragushoboza. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Haleluya. Nyine kuri iri jambo rero, reka ndigarukeho nkubwire amakuru yaryo, ariko ntabwo bituvanye kwa Sara na Aburahamu, turaza kuhagaruka. Ariko reka nkubwire kuri iri jambo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Nkubwiye ko iyo wiyemeje Kristo agushoboza. Ku cyumweru njye mu mesa, noneho nganira na Yezu, maze guhazwa nganira na Yezu. Arambwira ati se ijambo rivuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga urarisobanukirwa? Ndamubwira nti ngewe numva ko ari wowe udushoboza nyine. Nuko ariko ubwo byari bitewe nuko nagerekanye gusobanura, kandi nse nuvuga ibyanjye, rega turacyari ku rugamba. Hari umuntu wari wambwiye nabi, nkumva kumubabarira birimo kungora. Noneho ndagenda mbwira Yezu, maze guhazwa numva rero Nyagasani, mutima wanjye ntabwo ukeye neza, wukesha uweze, nikuko nananiwe kubabarira runaka, ariko mpa imbaraga kuko nshobozwa byose nawe Kristo umpa imbaraga. Nuko Yezu ahita ambwira ngo si iryo jambo ubundi iyo rivuga urarisobanukirwa? Ni numva ko ari wowe uduha imbaraga zo gushobora byose. Arambwira ngo iryo jambo muritwara uko ritari. Muvandimwe kandi mu ijuru yarihenguye kuri nge, ariko nawe ngiye kurihengura. Bitavuze ko ijambo atari ryo, ariko hari igihe abantu baryitwaza ntibakora icyo bashoboye. Aho niho Yezu ngewe yambwiraga. Ariko kandi nongere mbere yuko mbigusobanura, yarambwiye ati icyo nzajya ngusobanura uzigisobanura n'abandi, kuko njya ngushyira mu kigwi cyabo kugira ngo mbigishe. Muvandimwe rero nimbikubwira, nge sintinya kukubwira ko icyo gihe nari mu ntege nkeya zimeze gutya, kugira ngo wumve ko nawe nanjye ndi umugenzi kimwe nawe. Haleluya. Kimwe n'abandi bose dusangiye urugendo, ko Kristo ari we tugomba gupfukamira kuko ari we Mana wenyine. Nuko ubwo rero arambwira ati rero reka ngusobanurire neza iby'iryo jambo, kandi nimara kurikubwira uribwira abana banjye. Yego, iri jambo nashatse kubikora ku cyumweru, ariko nza gusanga ku cyumweru ko tugira agahe k'akaruhuko, ndavuga ni wenda byatuma abantu benshi batabyumva, reka tubyihorere, tuzabisobanura ku gihe cyabyo kigeze. Dore ngiki rero kirageze. Nuko ubwo rero arambwira tumva rero, nshobora kuguha imodoka, ngutumye ahantu nguhaye imodoka. Ese mwana wanjye, imodoka nutayatsa uzavuga ko ntagushoboje kujya ahantu? Ntuba wanshoboje. Mweretse ikibazo ufitanye na mugenzi wawe, nguhaye n'uburyo bwo kumugeraho, ndetse rimwe na rimwe nkanamukuzanira iruhande rwawe. Ntutinyuke guca bugufi ngo umubwire uti mbabarira cyangwa tubabarirane. Uba wibwira ko ntagushoboje, ntiwa wanshoboje. Arambwira ati rero ku munsi w'urubanza abantu benshi bazaza bitwaza ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga, ngo sinashoboye kuva mu cyaha kubera ko Kristo atampaye imbaraga zo kukivamo. Ariko sibyo. Haleluya muvandimwe byumve. Yarambwiye ngo sibyo.
yaguhaye imbaraga zo kumenya guhitamo ikibi n'icyiza. Yaragushoboje. Wa muntu mwari mufitanye ikibazo, hari ahantu mwahuriye, wenda ni mu bukwe se, wenda se mwahuriye, mbese hari ahantu wenda ni mu isoko, ariko mwarakubitanye. Urangije utinya kumubwira uti mbabarira. Urangije utekereza ko Kristo azagushoboza wo guha imbaraga. None se niba uwo muntu wenda tuvuge atuye mu birometero 10 aho uri, noneho ukaba urabwira Kristo uti nshobozwa nawe mu imbaraga, nshoboza nzasabe runaka imbabazi cyangwa nziyunge na runaka. Ubushobozi wenda bwo gutega imodoka ntiwari ubufite, iyo modoka ntuyifite. Kristo yaranje kuko ari Imana nk'umushobora byose. Aramuzanye mukubitaniye ahantu, ni mu isoko se, ni mu misase, mbese n'ahantu aho ariho hose. Urabyihoreye, uramushuhuje, muvuza amakuru wenda cyangwa se uramurebye uhita ureba ku ruhande, hari ukuntu abantu bazi kwirengagiza. Wamureba wamukubita amaso wabona ko ari ugahita ureba hirya. Ubwo uzavuga ko utashobojwe na Kristo guha imbaraga, kandi yaramukuzaniye. Yakuruye wa musoza uvana hakurya arawukwegereza, agira ngo nawe ugire icyo wibwira, ntiwabikora. None uzagera imbere ye mubwiye ngo Kristo ngo sinabishoboye ngo kubera ko nta mbaraga wampaye. Yaraziguhaye urirengagiza. Haleluya. Niko Yezu yambwiye. Arambwira ati ese mwana wanjye, nateye igiti cy'avoka iwawe. Ese kiriya giti ni cyera imbuto, ntuzisorome ngo ujye kuzihugutisha, nizimara kuzirye uribwira ko ntagushoboje kurya. Nsanga rero hari ibintu natwe ubwacu dufitemo responsibility. Ni ukuvuga ngo Imana yo mu ijuru iradukorera, ikora ibinini, ariko natwe arika navuga ngo akantu gatoya ka minimum dushobora gukora kugira ngo natwe tugire icyo tugeraho. Haleluya. Imana yaguhaye ubwenge bwa minerivare. Muvandimwe, niba utahagurutse ngo ujye mu ishuri uzatsinda. None se niba wagiye mu ishuri ntukurikiza amabwiriza bakakwiruka, nubwo uzavuga ko Kristo atagushoboje. Wagiye ube discipline, urangije birukanyereze discipline nawe utahamo, kandi wari ufite amanota meza, uzavuga ko Kristo atagushoboje? Yaragushoboje urinanirwa. Haleluya. Iryo jambo rero nshobozwa byose na Kristo mu imbaraga, nuko yari insobanuriye. Arambwira ati rero hari igihe iyo byose ibera abantu inzitizi, bakibwira yuko Kristo azaza akaguterura nka kurya yateruye wa muhanuzi Habakuki, akamuterura aho yarara akamujyana ku rwo Danieli yararimo. Ukibwira ko iteka marayika w'Imana azajya aza akagufata umusatsi akakwirukangana akajukujugunyayo. Ntabwo ariko bizagenda. Buryo ugiye buroho nacyo cyaba ikindi kibazo. Ngo runaka burya ngo uziko kwenda n'amashitani, ngo uziko yanwaye buroho nkamugeraho, nabwo byaba ikindi kibazo. Nyagasani rero ahitamo kukugendesha bisanzwe, akagutwara mu buryo busanzwe, kugira ngo muri bwa buryo busanzwe uzagende uzamenye ngo bimeze gute. None rero muvandimwe ugana mu ijuru, ndagira ngo nkubwire nti wowe ugomba kureba nshobozwa byose na Kristo mu imbaraga. Nawe urebe ubushobozi bwawe butangire bugarukiye he. Niba Yezu yaguhaye amenyo ntuseke, ubwo uzavuga ko Kristo atagushekeje? Aguhuje n'abantu bagutereye urwenya, aho guseka ufunze isura. Ese muvandimwe, ubwo Kristo ntiyagushekeje? Haleluya. Ubwo Kristo ntabwo yavuganye nawe? None se kuki Kristo yagushekeje ukanga guseka? Uzavuga ko Kristo ari we mubi? Uzavuga ko Kristo ari umugome? Yagushoboje nawe urinanirwa. None bari abantu bazarimbuka bazavuga ko iryo jambo ritabasohoreweho. Iryo jambo se rireba bamwe nirireba abandi. Nshobozwa byose na Kristo mu imbaraga. Uzarimbuka se azavuga ko yarimbuye nuko Kristo atamuhaye imbaraga? Oya, reka da. Imana yamuhaye imbaraga, Kristo yamuhaye imbaraga arinanirwa. Muvandimwe ugana mu ijuru, iryo jambo twe kurihengeka. Yezu yarambwa ati mwirihengeka, ati reka nze nguhuze n'uwo muntu, kandi koko yarabikoze.
ndi kwitemberera ejo rwose mba nkubitanye n'uwo muvandimwe nkimubona ndi muvandimwe nihagarara nkubwire niburiya rwose turaganira ahubwo naje gusanga ari we unsaba imbabazi kuko icyo ngewe natekerezaga namukoreye ahubwo we yari yarankoreye ikirusi icyo ngicyo nuko turiyunga birakemuka. Muvandimwe ugana mu ijuru rero iri jambo twe kurihengeka kuko n'abari abazarimbuka nabo bararisomye ariko ntibashoboye gukora icyo Nyagasani yavugaga. Bivuga iki rero? Kwinangira kwacu kuzatuma duhanwa. Muvandimwe ugana mu ijuru sinshaka kuhanwa ahubwo ndashaka kuzahembwa. Niyo mpamvu nanjye mbanje kugusobanura nk'iri jambo kugira ngo uhengure kwa kundi wari wararihengetse wiyorohereza. Wahura n'umuntu wahemukiye ngo shobozwa byose na Kristo imbaraga ngo ubwo ntanshoboza nzamusaba imbabazi, yagushoboje kuko uramubonye. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana rirakubwira ngo icyo ushobora gukora uyu munsi ntukagitegereshe ejo. Haleluya. Ugusabye ujye uyitumuha udategereje kuzabuha ejo, ibyejo bibara bejo kuko ejo sahacu. Haleluya. Turakomeza rero. Aburahamu asabira Sodoma. Ba bagabo barahaguruka berekeza amaso kuri Sodoma. Aburahamu ajyana nabo abaherekeje. Uhoraho aravuga ati se nahisha Aburahamu icyo ngiye gukora? Kandi Aburahamu azaba umuryango munini unakomeye, maze amahanga yose y'isi akazamuherwamo umugisha. Koko rero naramutoye kugira ngo azatoza abana be n'abo mu nzu ye kuzakomeza inzira y'Uhoraho bakurikiza ubutabera n'ubutungane amaze gusaza, bityo Uhoraho azabone kurangiriza Aburahamu icyo yamusezeranyije. Hanyuma Uhoraho ati induru iterwa na Sodoma na Gomora imaze kuba ndende, n'icyaha cyabo kirakabije. Ngiye kumanuka ndebe niba iby'induru yangezeho ariko babigenjeje koko, niba atari byo kandi nabyo mbimenye. Ubwo kugeza icyo gihe Uhoraho yari yarizeye mwene muntu urumva ko mu by'ukuri induru yaravugaga. Uhoraho aravuga ati birakwiriye ko menya iby'induru. Yumvaga imiborogo Sodoma na Gomora. Ariko rero twongere twabikiranye n'ubwo Sodoma na Gomora byari bimeze nabi, Aburahamu yari intungane. Haleluya. Imana iravuga iti sinshaka kubikora ntabanje kubikubwira. Haleluya. Ba bagabo bagenda berekeje i Sodoma. Aburahamu we akomeza guhagarara imbere y'Uhoraho. Aburahamu aramwegera ati koko ugiye kwica intungane hanimwe n'umunyabyaha? Hari naho wenda haboneka abantu 50 b'intungane mu mujyi, ubwo se koko warimbura uriya mujyi? Ntiwabababarira hari ahantu ugiriye izo ntungane 50? Uramenye ntukabigenza utyo ngo wice umunyabyaha hamwe n'intungane. Intungane zaba zipfuye urw'abagome. Ntibikabeho. Ucira imanza isi yose kandi nturenganya. Uhoraho ati ninsanga muri Sodoma hari intungane 50, nzahagirira imbabazi, nzahasonera kubera izo ntungane 50. Haleluya. Nukuvuga rero Aburahamu ari kwinginga Uhoraho. Haravuga ati koko nabanyabya ariko se koko ko harimo n'intungane, ko harimo abantu bacyubaha izina ryawe. Uhoraho ntiwagirira abo bantu ugatabara koko? Uhoraho aravuga ati abo bantu nimbabonamo n'ukuri nzabababarira. Ariko Uhoraho yabonaga ko ari ntabo. Aburahamu rero we yabivugaga akurikije iki? Uko yabonaga abantu wenda abona mu kiliziya misa zuzura, amateraniro y'abasengesho bajyayo, nuko akavuga ati uko biri kose 50 uzababona. We yaratekerezaga ko 50 baboneka. Kubera iki? Yaragendeye ku mibonere y'abantu. Kandi nyamara basengaga inyuma ariko imbere barashize barashengabaye, ari imishire, ari imirambo igenda. Aburahamu ati jye mukungugu w'ivu nongeye kuvugisha databuja za ntungane 50, nihabura 5 bizatuma usenya uriya mujyi wose. Uhoraho ati nimasanga intungane 45 sinzahasenya. Aburahamu ati ahari wenda haboneka 40. Uhoraho ati nimasanga 40 sinzawusenya ngiriye abo 40.
Aburahamu ati databuja ntarakare nongere kubaza, ahari wenda haboneka 30. Uhoraho ati sinzawusenya ninkusangamo 30. Aburahamu ati nongeye kwiyemeza kubaza databuja, ahari wenda wahabona 20. Uhoraho ati sinzahasenya nihaboneka 20. Aburahamu ati databuja ntarakare, reka noneho mvuge ubwa nyuma, ahari wenda haboneka 10 gusa. Uhoraho ati sinzahasenya ngiriya 10. Uhoraho ngo arangize kuvugana na Aburahamu aragenda, maze Aburahamu asubira iwe. Ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Imana rero bavuye kuri 50 bageze ku bantu 10, ariko Uhoraho yavuze ko atazasenya naramuka asanze 10. Nahasanga 45, nahasanga 40, nahasanga 30, nahasanga ntabwo azasenya. Mbese ntungane ntabwo zizatuma rwose umujyi usenyuka. Bityo rero nanjye ndagarutse iwacu, tuvuye Sodoma na Gomora tugiye iwacu. Muvandimwe we, nge nawe nituba intungane, nabumva izi nyigisho hakavamo byibuze 5 bakaba intungane, ntituzaba tubaye 7. Nukomeza ukagira abo bwira nanjye nkagira abo mbwira, tukazabona abandi 5. Ubwo ntituzaba tubaye 12. Muvandimwe ugana mu ijuru, ubwo Imana ntabwo izatubabarira igiriye abo ngabo koko? Dore ikibazo rero kibayeho, bwa butungane bwacu buracumbagira. Ndegama nishobozwa byose na Kristo imbaraga. Nkiba ni Kristo ntago yamaye imbaraga zo kutiba, nanshoboza nzareka kwiba nkica. Kristo nama imbaraga sinzongera kwica ngasambana. Kristo nama imbaraga ntago nzasubira mu busambanyi. Mbese uragira ngo Kristo azaguha imbaraga gute koko? Ariko muvandimwe koko, Kristo naza kuguha imbaraga akakugira nka Sara ukaba utakigira ibyishimo by'imibonano, nabwo uzavuga ngo Imana ngo rwose ngo yaramanye ngo ntago ndyoherwa, ngo numva nta kigenda. Niyo kugira ikiremba mugabo ngo nyagasani ngo yaramemukiye, ngo ngewe rega nabaye n'ikiremba. Ubwo se Kristo agushoboza ate kuko? Yabanje kugushoboza mu bitekerezo, wanga kuva ku izima, ageze aho afata bijya bikoresho byawe arabifungirana, nabwo uvuze induru. Mbese uragira ngo Kristo agushoboza ati? Nyiraho ngaho reka nkwibutse nkubwira urwenya. Nibutse umuntu rwose yagize gutya akajya abwirwa ijambo ry'Imana guhinduka wapi biranga, akaba afite ijisho dore y'amaso yacu nayo azadukoza ibara. Yari afite ijisho riba cyane, ngo yari umugabo ngo akajya asambana rwose, asambana ariko kandi agasambana anarwana n'iyo kamera, avuga ati isi iyi kamere kwitamvamo, iyi kamere kwitamvamo. Aragenda arasambana. Igihe kimwe rero, nyuma y'igihe ajya kwipimisha asanga yanduye sida. Sida yari icyaduka nyine, kera icyaduka yateraga nyine ubwoba, yicaga n'abantu. Ubu ngubu kame mu byaroroshye, nabyo njya mbishimira Imana kuko haje iyo miti igabanya ubukana, ugasanga byibuze umuntu abashije kubaho igihe kirekire. Kera rero iyo umuntu yabaga yanduye sida, ubwo mbese byabaga ari urupfu. Nuko uyu munsi nyine ntabwo navuga ngo byarahindutse, ariko byibuze imiti igabanya ubukana yarabonetse. Ibyo turabishimira Imana. Ariko ngewe n'iri koranabuhanga, reka nawe mpavuge mbere yuko duseka, naryo tujye turishimira Imana kuko ryatumye byibuze abantu babasha kuba bakwiyongera iminsi yo kubaho. Mu minsi ishize hari umuvandimwe twaganiraga, arambwira ati ariko ubu wari uzi ko sida itakiri n'ikibazo? Iyi ndwara mbiriwe ni diyabete. Urwara diyabete bagahita bakubuza kurya, kunywa, byose bakabihagarika. Diyabete rero ikagira n'ibindi bibazo igenda itera mu mubiri, nk'ibyo bintu byo kurwara ibisebe bidakira, kugira gute. Mbese ubwo rero uwo muvandimwe yari yagize n'icyo kibazo cya complication itewe na diyabete, haziyemo n'umutima, igifu cyaratobaguritse. Noneho rero akavuga ati ubu noneho sida ntabwo iteye, nibe na sida indwara urwara bakakubwira kwirira ukanywa, nawe izindi bahita bakubuza kurya no kunywa, bakagwa kurya ibintu bidashobotse. Ubwo rero aho ngaho ntabwo turi watinde. Icyo nashakaga kukubwira n'uwo muvandimwe, aragiye aripimishije rero basanga yaranduye. Noneho ntabwo yabashije kubyakira, avuga ati ese ubu kumana ntako nagize ngo nirinde, ariko rwose ngewe rwose iyi kamere yarananije. Agenda yegera ahantu akuramo ipantaro, yari umugabo, ubwo niwe niko
Rwenya niko rushushanyije, yari umugabo akuramo ipantaro, none akuramo igitsina cye rwose arakireba, aravuga ati umva rero rwose aho ibihe bigeze urananije. Nagiye aha natangira kuvuga aho yazengurutse, nagiye i Burayi urango mbuza amahoro, umbuza amahoro. I Burayi naje kuva iribuka ko nagiye muri Amerika, urango ukomeza kumbuza amahoro, abagore baho se naboroheye. Ubwo narahavuye ndagenda njye i Burundi nabwo niwigeze umpa amahoro, wakomeje kujya unesha umutwe rwose, unesha umutwe. Ngaruka mu Rwanda rwose ukomeza kunesha umutwe, none ushyizwe unkozeho, mbese uranyishe, mbese wari waranze gutuza utanyishe, none utuje unyishe. Ubwo se umuvandimwe azavuga ko atashobojwe byose na Kristo umuha imbaraga kubera ko atigeze abasha kubika igitsina cye ngo agire disipurine? None se abatabikora bose abantu, kandi ushobora gusanga nabo abandi batabikora wenda bihangana, abatsindwa n'ijambo ry'Imana bakihangana, wenda ari nabo baba banabishaka kurusha abandi birekura bakabikora, kuko umubiri wose ukora kimwe, ahubwo habaho conscience ituma ikintu udashobora kukijyamo kubera ko uzi ko ari ijambo ry'Imana ribikubuza. Ubwo rero umuvandimwe rwose yararebye ati rwose ushyizwe unkozeho, arayibwira sirumva reka da, ahubwo mbese niwe wakabaye yibwira. Ariko yarababaye koko, ati kweri koko uranyishe birarangiye, wankozeho niwigeze umpa agahenge. Nagerageza kuryama no kwishyira mu tuzu ukanga ukambuza amahoro, naraye ngenda amajoro kubera wowe, rwose n'amabote narayarara kubera wowe, nkamwe nsoka ngo ndebe ko wasinzira wapurananira, none urandangije, urandambitse. Muvandimwe ugenda mu ijuru, reka tubanze duseke akanya gatoya, turuhuke gatoya duseka, ariko dutekereza yuko yego wenda n'urwenya ariko ni isomo. Nukuri ntabwo umuntu azavuga ko atashobojwe byose na Kristo umuha imbaraga, kuko Kristo yamuhaye imbaraga, ahubwo yari inaniwe. Ubwo ni ukuvuga ngo yakoze iki? Yakoze iby'umubiri utegeka. Wa mubiri twavuze mu minsi ishize, hari umuvandimwe ambwati ubu rero imvugo y'umubiri yabaye imvugo urwenyi wacu. Umuntu akora ikintu bati rwose muri umubiri uravuze. Ni byiza ko tubitekereza muri ubwo buryo, nibiburwanya no dushaka tujye duseka pe. Twebwe iwacu biradusetsa rwose tugaseka cyane, umwana yaza yirukanka rwose ati ngewe ndashonje, kandi rwose nimutanga buravuba ngewe rwose akabahitanya umugati, tuti kamere buri irategetse, umubiri uravuze. Kandi rimwe na rimwe ugasanga nabo berukira kurya ntibabashije no gusenga, turabigananye tukabitera urwenya ntacyo bitwaye. Nukuri Yezu ntabwo yanga ko duseka. None se yaduhaye amenyo, yaduhaye amenyo kandi azikwiye amenyo nyine ajyanze, kandi burya bajya banavuga ngo no guseka n'umuti. Ubwo rero bivuga iki? Ntabwo umva, narabiborebye kuri televiziyo umuntu ari gukora exercice zo guseka, akisekesha ubusa ngo kugira ngo atagira iminkanyari mu maso. None muvandimwe, we ntabwo Kristo ashaka ko ukora exercice, ahubwo aragira ngo useke nyaguseka. Aba yagusekeje rero Kristo, ntabwo yanga ko duseka. Yezu ntabwo ari nyamurwanya byiza wanga ko duseka, ariko se duseke tunubaka imbere yacu hazaza. Muvandimwe, iyo kamere yawe yigutegeka, basi ujye uvuga uti uko biri kose iyi kamere, yego se navuze yuko wenda aho ngaho mpagaze nongere ni excuse nsaba imbabazi abantu baho bafite icyo kibazo cy'ubwo burwayi, nibatekereze ko ndi kuvuga mbese ko ari kamere zabajyanye muri icyo kintu. Ushobora no kukigira bitewe n'impamvu zinyuranye, kuko hari n'ababikira bagiye barwara iyo ndwara icyaduka abantu batarayimenya, yisha abantu benshi pe. Buriya niyo mpamvu ujya avuga ni n'izi ndwara zose zigenda ziza ziri byaduka zizageraho zibonerwa imiti. Ni ukuri Bikira Mariya yigeze kutubwira muri Saint Paul, ndabyibuka twari kumwe muri 2005, ati iyi ndwara zose zizabonerwa imiti, indwara yonyine itazabonerwa umuti no kwinangira kwa muntu. Ariko sida izabonerwa umuti, ati bana banjye muhumure, kuko icyo gihe byari bikomeye, twifitemo n'abarwayi bayo tubasengera, ariko n'uyu munsi baracyariho. Bikira Mariya aravuga ati mbahaye igihe cyo kubaho, mbongera igihe cyo kubaho, ntacyo bazaba. Ariko kandi izo ndwara zo zizabonerwa umuti. Indwara itazigera ibonerwa umuti ni indwara yitwa kwinangira kwa mwene muntu. Iyo niyo n'ijuru rihaguruka rikavuga riti tujye kureba uko twabavura, tukabaha umuti mukanga kuwumira. Kwinangira kwa mwene muntu
umuntu rero waba ufite ikibazo cy'ubwo burwayi ntagire ngo wenda ngo nabuvuze nshaka kumukomeretsa, ahubwo nagiraga ngo mbivugeho uko bimeze gutyo, kuko kera sida itaramenyekana urushinge rumwe rwateraga abantu 100 bavanamo badibika mu wundi ndibuka ko urushinge rumwe rwakingiraga abana rwose batari munsi ya 50. ubwo rero aho bimaze kumenyekanira bakoze inshinge nyinshi kugira ngo urushinge rujye rukoreshwa ku muntu umwe, ariko kera ako bakoreshaga wenda muri kuri abafata amaraso ku rutoki bamaraga kujomba umwe bakajomba n'undi bakajomba n'undi. ibyo rero ni ibintu byagiye bibaho, aho bimenyekaniye nyine nyuma nibwo bagiye bakangurira abantu, ariko babakanguriye bamwe barafashwe deja, hari n'abagiye bapfa bazira ayo mahere, hari n'ababikira bagiye babigwamo atari uko bagiye gukora imibonano mpuzabitsina, ahubwo ari nk'abaganga. ibyo byagiye bibaho, ntabwo turi buhatinda aho ngaho. reka tugaruke rero kwa Sodoma na Gomora, tuvuga tuti iyi Sodoma na Gomora ni twebwe tuyiteye, ni twebwe uyu munsi turi muri Sodoma na Gomora, kandi nitwe tugiye gutera kurimbuka kwayo. nituba abakiranutsi bake Imana izatabara isi igeriye twebwe. haleluya. muvandimwe ugana mu ijuru, nuba uhagaze uri intungane nk'Aburahamu, kandi rero twongere twumve ko ubutungane bwa Aburahamu ni ubuhe. reka tugaruke inyuma gatoya, ngo Aburahamu yari yiyicariye ku muryango w'ihema rye igihe cy'icyokere cyo ku manywa y'ihangu. nubwo ngo igihe cy'ubushyuhe ntabwo Aburahamu yabaga yishimye, rega kuba ari umuntu w'Imana ntabwo wavuga ko yahoraga mu munezero. yari yicaye munsi y'igiti mu gihe cy'icyokere, yari ashyuhiranye cyane. nubwo ntabwo yari yishimye mu buryo bw'uko yaba wenda uvuga ngo ameze neza yicariye mu nzu, yari yicariye munsi y'igiti ariho ari gushakisha akayaga, kandi yari umuntu w'Imana. bivuga iki rero? nawe nugira ibibazo ntukavuge ngo nuko ntari umuntu w'Imana. oya, Aburahamu rero ngo yubura amaso abona abagabo 3 bamuhagaze imbere. ababonye avaho yari yiyicariye ku butaka, aravuga ati shobuja, niba ngize ubutoni mu maso yawe ntuce ku mugaragu wawe. ubwo ni ijambo ryiza ryo kumubwira ngo karibu. ubwo yarababonye abagabo 3 niyavuga ngo muturutse hehe? ntabwo atekereje ko ari intasi. dore twebwe ko dusigaye twikanga rero, umuntu yaza nguriya ngo aciye he, ngo aragenzwa n'iki, ngo buriya ngo ntabwo yaba ashaka ngo amakuru, ugumva mbese icyo ashaka kuri wowe ngo ari amakuru yo kuguteranya n'abandi, cyangwa se mbese yaje ari maneko kuri wowe. Aburahamu si icyo yatekereje, kubera ko umutima wuzuye ikibi uwo rutekereza ikibi, umutima wuzuye icyiza utekereza icyiza. Aburahamu yatekereje icyiza kubera ko yari ari muri Yezu, yari ari mu Mana, ahita abona icyiza. arababwira ati karibu, nibaza n'utuzi mwoga ibirenge muruhukire munsi y'iki giti, mbazanire n'igisate cy'umugati musame agatima mbere yo gukomeza urugendo. urumva we yabonaga ari abagenzi, aravuga ati reka mbanze mbakire, ndabona ko munaniwe, ndabona ko mushonje, hanyuma mukomeze urugendo. urumva ubutungane bwa Aburahamu ari nabwo bwatumye Imana yaraje ikaba yaramusanze, yari izi ko afite uwo mutima wo kwakira abantu muri ako ngo mbashyuhirize utuzi, ntabwo ari amazi, utuzi ni dukeya, mwoga ibirenge muruhukire munsi y'iki giti. ntabwo ari muruhukire muri etaje, ntabwo muruhukira munsi y'iyi air condition, nayo yagiraga munsi y'iki giti. icyo giti nawe yari yicaye, merega nawe ntiyari yorohewe, nawe yari munsi y'icyo giti. arababwira ati maze muruhukira ahangaha nanjye ndi, mbakira uko ndi. haleluya. mbakira uko ndi, mbazanire n'igisate cy'umugati. ntabwo ari kuvuga ngo mbazanire umugati, igisate. nuvuga ngo ntabwo yari afite umugati munini, reka mbazanire igisate cy'umugati musame agatima mbere yo gukomeza urugendo. gusama agatima rero murimo ni ikinyarwanda, wenda njya avuga hari cyo ari ikinyarwanda twize bita inshoberamahanga. ni ukuvuga ngo hari amagambo aba akomeye mu kinyarwanda. gusama agatima rero nabyo biri mu nshoberamahanga, bikaba bivuga kuramira umuntu, kuramira umutima. umuntu wenda ufite umutima usaba yangwa kubera ko wenda se afite inyota, wenda se arananiwe, kwa kundi iyo umuntu yazamutse umusozi ubona umutima uri gutera cyane kubera ko wenda yirutse yazamutse mbese ananiwe. uko niko umutima bavuga ngo umutima uba uri gutera cyane, uri gusaba yangwa. iyo muhaye utuzi rero uba uri gusama agatima. gusama agatima rero ni ukumufasha mbese gusubirana ubuzima.
gusubira muri navuga ngo muri mudu, ariko nsanga wenda mudu nabyo bigoye benshi, ariko no gusubira muri mudu isanzwe. Hari amagambo rero abantu bagenda bambura agaciro kayo, ubwo ari ijambo nari ngiye gukoresha ariko numva ntari buze kuribasha kurikoresha kubera ko ritagifite agaciro. Amagambo agenda atagaciro kubera yuko agenda akoreshwa nabi. Ubwo nari ngiye kuvuga ko mbese kugarura agatege, kugarura akabaraga, kugarura amafu, kongera kugira amafu, ukumva mbese ubuzima buragarutse. No kubwo rero muri make nicyo ngicyo Aburahamu yakoze. Yabonye ko abo bantu bari bakoze urugendo, bari bananiwe. Noneho aravuga ati rero uko biri kose ubwo bananiwe, reka mbaramire, reka nsama agatima kabo. Haleluya. Ubwo mwanyuze hafi y'umugaragu wanyu, baramubwira bati kora uko bivuze. Impamvu bavuze ngo kora uko bivuze nuko bari babikeneye koko. Haleluya. Nago bagiye kwa Aburahamu bamubwira ngo ubu ntabwo rero ko tunaniwe, ngo kandi turi abakozi b'Imana, turi Imana, gira vuba ngaho vuba dushyiriza amazi tugirire gutya. We Aburahamu yarabyibwirije. Haleluya. Yabahaye karibu, haravuga ati ndabakira uko ndi. Ntabwo yabakirije byinshi, ntabwo yavuze ngo nuko ngo nindangiza ngo mbashire mu modoka yanjye mbatware, kuko kenshi na kenshi tuyatuvuga ngo ntabwo nabasha kugira neza nta modoka ngira, nanjye ntabwo nabasha kugira neza nta kazi ngira, undi ngewe ntabwo nabasha kugira neza ko nta rovenise ngira. Umugabo niwe ukora, nge sinkora, sinabasha kugira neza. Nawe umugore niwe ukora, nge ntabwo nkora, ntacyo nabasha gukorera Imana. Ariko ndagira ngo nkubwire, akira Imana ukuri. Aburahamu yayakiriye uko ari, ati mwicare munsi y'iki giti aho nanjye nicaye. Kandi Aburahamu wongere wibuke ko ababonye avaho yari yicaye ku butaka, ni ukuvuga ngo yararambije hasi mu butaka. Haleluya. Ababonye yarahagurutse. Guhaguruka bikaba ari ikimenyetso cy'iki cyo kububaha. Burya iyo umuntu aje iwawe, burya mu kimenyetso cy'ikinyabupfura, iyo umuntu agiye kugusuzura haguruka. Guhaguruka bikaba ari ikimenyetso cy'uko umwubashye. Haleluya. Umuntu yaje iwawe agakomanga, urafungura, ariko iyo umushuje wicaye biba bigaragara mbese ko utamuhaye icyubahiro kinini, ku buryo niyavuze ati runaka yansuzugwe, uzi ko yanshuje yicaye, burya biba ari agasuzuguro. Mu yandi magambo, uwo wubashye urahaguruka. Niyo utamuhobera wenda ari ukomeye kuri wowe, ariko urahaguruka. Aburahamu rero yarababonye arahaguruka. Arangije abasaba yuko batagomba kugira ubwoba, batagomba kugira impungenge. Ni nko kubabwira ngo ni karibu, aha ni ku mugaragu wanyu, munsabe icyo mushaka, nanjye ndi umuntu w'Imana. None reka mbahe icyo nshoboye, hanyuma mwikomereza urugendo. Haleluya. Ntabwo Aburahamu yavuze ngo ko muje hano ngo ntago mwayobye, ngo hano rero ngo banicaye ngo munsi y'igiti ngo nacumbi ngira, ngo nizere ko mutari buze gucumbika ahangaha, ngo muvuge ko muri buguma ahangaha. Ntabwo ariko yavuze. Ahubwo yaravuze ati maze mwicara ahangaha munsi y'igiti, mbazane n'igisate cy'umugati, musama agatima mbere yo gukomeza urugendo. Ubwo mwanyuze hafi y'umugaragu wanyu, hafi y'umuntu w'Imana. Haleluya. Ngiki cyageza Aburahamu intungane. Ibi ngibi rero Aburahamu yakoze, ntago twongere twibukiranye. Ntago baje ngo bamubwire ngo Aburahamu rero ngo twebwe ureba ngo turabakozi b'Imana, turabantu b'Imana. Oya, yarababonye ahumurirwa Imana muri bo, yarababonye abaha icyiza yifitemo. Haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, ntawemera nka Aburahamu. Tugira ubwo butungane bwo gutanga ako dufite, ariko tugatanga uko kari. Witegereza ngo ngo urumva ngo reka ngo nzabanze ngo aragenda. Aburahamu ngo aravuga ati se Aburahamu yihutaga n'ihema, asanga Sara, aramubwira ati gira bwangu, gira bwangu wenda inshuro 3 z'ifu uyiteke maze wotse utugati. Sara nawe amaze kubyumva, ntabwo yavuze ngo ariko ngo nawe ngo urahinda, ngo ubwo se abantu ngo kutabazi. Oya, Aburahamu yabibwiye Sara, Sara nawe ahita abikora. Aburahamu barerukanse ajya mu matungo ye, afata akamasa gashishe karyoshye, maze agaha umugaragu we ngo yihutire kugatunganya. Haleluya.
babandi nabo bagira ubutwari bwo gutegereza nawe wabundi aratunganya bagira bwangu nuko mbese birihuta bafungura basama agatima k'abantu. Haleluya. Nuko mbere yuko bakomeza urugendo rero bamubwira aya magambo. Urumva rero iyo Aburahamu babona akavuga ati mwikomereza urugendo hano nta cumbi ngire rega ngewe murabona aho musanze nicaye aha. Twebwe rero tugira uwo muco, tukagira umuco w'ubusambo. Murabona aho musanze aha ntakomeze. Ubwo Aburahamu nicyo yagombaga gukora. Hari n'urundi rwenya nibutse rw'umugabo wari igisambo cyane, noneho yaba yahishije urwagwa abantu bakaza kumusanga kugira ngo atabaha, yabona runaka ashuhuje agahita ahamagara umwana ngo yewe mwana ngo nzanira aho ngaho ngo amazi ngo ndumva inyota inyisha, bakamuzanira urukombe rw'amazi akarunywa akagotomera akayamara. Noneho waje gusaba urwagwa yabona ukuntu nyir'urugo ari gusoma amazi, hano muntu ugotomeye amazi nta rwagwa afite. Nuko yamara kunywa amazi hari ukuntu amazi yanyuma nyine umuntu agera gutya akayamena, mbese twari dusigaye mu gikombe akatumena ku ruhande. Ngo inyota igiye kuzanyica ngo uru rugo ngo aya mazi rwose ngo kuva mu gitondo nywa amazi, ngo amazi ngo ndumva atangiye gucubangana mu nda kubera ubwinshi ngo wamakagwa. Ubwo muvandi umuntu umusanze mu rugo rwe ugasanga ari kuganya wahatinyuka kumubwira ngo narinje gusaba urwagwa kandi uruzi nawe ari kwirenza amazi? Abo rero nibo turibo. Ubona umushyitsi aje ugatangira kwihata rwose ibyo utaryaga, imboga zikaba zibonye ikiraka, kugira ngo umushyitsi azamenye ko nta mibereho atagira n'icyo gusaba. Aburahamu yataza kuba umuntu w'Imana nuko yari kubigenza. Nyamara ariko mu Kinyarwanda baravuga ngo umushyitsi muhire ngo akurisha imbuto. Iyi nakaya kandi burya iyo wishimiye umuntu njya mbibona hari abantu tuye tubana nkabona ko ari abapagani, ukabona mbese umushyitsi araje arahagurutse ibintu byose ni byiza rwose. None se buse koko umushyitsi se umuntu yamwakiriza iki kumva yanashaka niyo nzoga ikomeye? Uwo muntu mbese ari abantu nyine tujya tubana, ndavuga mu masosiyete nyine tubamo hirya inshuti zacu, ukabona nyine ugiyeyo akubwiye ko nta na fanta, no kubabona fanta ni ikibazo. Ariko undi yahagera ugasanga arashyashyanye wisike zirahageze n'inzoga zikomeye, ako kanya gatuma abana yiwe nimujye kuzana inyama mugura inyama. Rero twebwe hari ukuntu rero mu bihugu byacu tuzi ko kurya neza ari ukurya inyama. Ubwo rero umuntu yaba yagusuye utatetse inyama ukumva ko nyine nta kigenda, akabara gutu genda nyaruka uzana ikiro cy'inyama, cyangwa se wenda ubwo wenda tuvuge niba ari umushyitsi atunguranye kandi gura noneho iziseye kuko zo zishya vuba. Rwose umushyitsi agenda kandi yabona undi mushyitsi usanzwe, mwihorere muzane biriya biryo bimaze iminsi tubari iryo tumushyuriza abone ko nta nicyo dufite, ariko ubundi tubibikike. Umva muvandi, niba wakira gutya abashyitsi ntabwo uzakira Yezu muri abo bashyitsi. Ndagusaba iki rero muvandimwe? Ndagusaba kugabanya uburyo wajya kubikora. Ndi kugusaba kugabanya uburyo wajya kubigisambo kugira ngo noneho utangire ubikore neza. Haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru rero ngewe nkubwiye ayo magambo kugira ngo nawe utekereze uko wajya kubigenza. Reka rero dukomeze. Aburahamu niwumva ko agiye gukiza Sodoma na Gomora, Sodoma irimbuka rero, Loti akarokoka. Baba marayika uko ari babiri bagera i Sodoma nimugoroba. Ubwo urumva ko barebaga Sodoma bari kuvugana na Aburahamu, barebaga Sodoma hakurya ariko bagendaga bajya i Sodoma. Bagezeyo basanga Loti wenyine niwe ushobora kumva ijwi ryabo. Loti yari yicaye ku irembo ry'umujyi. Loti ngo ababone arahaguruka arabasanganira, arapfukama yubika umutwe ku butaka. Mvu welcome, yarababwiye ngo you are welcome. Haleluya. Mena yewe erega nese ndime tuzazivuga buretse gatoya turaje. Haleluya. Ndi kubwira Yezu Kristo nawe ku Cyongereza bizane mwapagani ko bakivuga batukana, ariko nyiraho ngaho reka nshima Imana. Nigeze kumva mu makuru mu gitondo bavuga ko hari umujyi umwe wo muri Amerika wanze itegeko ry'uko gukuramo inda, mbese bavuze bati turabyanze, ntabwo inda zizongera kujya zikurwamo. Ntabwo nibuka buriya amazina ajya nyibagira cyane, icyo ngicyo ndizere yuko tutari bukipfe, ariko uwo mujyi urahari. Ubwo abareba kuri Google babirebe bazabibona, buzasanga ko hari uwo mujyi navuze niyo
ntiwumva erega muvandimwe birashoboka ko iri jambo tuvuga rizagera no kuba n'ukuri birashoboka ko ryahindura isi. Haleluya. si ngombwa kubona uko riri guhindura isi kuko burya iyo imvura igwa ku butaka ntabwo ivuga ngo ariko ngo aya mazi yageze moya. Imvura ikora akazi kitwa kugwa gusa. Imana ikamenya uko iri busomesha ubutaka, ikamenya aho amazi ari bugere munsi y'igitaka. Mbese Imana niyo ibimenya. Natwe rero reka tumere nk'imvura tugwe. Haleluya. Reka tumere nk'akakarumbeti tuvuge. Haleluya. hanyuma isi izahinduka. Rero iri jambo ryageze ku manana se niwumva ko Uhoraho yavuze ati ariko iyi nduru iri kuvugira Sodoma na Gomora reka njye kureba ndebe niba ibyo riga buriya hari induru tuvuze Imana igahaguruka muvandimwe. Hari igihe tuvuze induru tuti birakomeye nuko Imana yo mwijuru igahaguruka. Haleluya. Amina muvandimwe, induru yanjye n'iyawe zirahagurutse Imana. Ariko njyewe ndi kugira ngo Imana nihagera isanga ibyo twavugaga wenda byari iminiho y'imibabaro yacu ariko tutari kuvuga ibi byo kugira ngo itarimbura isi. Haleluya. Reka rero njye nawe tunihe neza. Haleluya. Erega buryo umugore yagiye kubyara igise kiranihisha. Uhoraho ari kumva umuniho. Haleluya. Uhoraho ari kumva umuniho wawe. Aravuze ati ariko uwo muniho w'umwana wanjye bimeze bite reka njye kureba. Haleluya. Haleluya. Arahagurutse Uhoraho araje. Amina. Uhoraho aravuga ati iyo nduru ndi kumva Sodoma ni bwoko ki? Hari ikihe kibazo? Ngo ngiyeyo. Haleluya. Uhoraho arahaguruka agiye kureba ibiri kuberayo. Amina. Uhoraho arahagurutse. Amina. Uhoraho ko ahagurutse se muvandimwe ugana mu ijuru, Uhoraho ko ahagurutse turabigenza dute? Rahira ko atagiye kuturimbagura. Iyi nduru iri kuvugira iwacu rahira ko atari iy'inabi. Muvandimwe ugana mu ijuru we, mbabarira njye nawe tuvuze induru ariko dutakambira kubw'abanyabyaha bisi yose. Ariko Uhoraho nawe atwumvire mu ijuru ahindure benshi muri bo. Naza guhana azasanga hari 5 hari 10 babahanuzi cyangwa se erega guhanura nagaruka kuvuga mu ndimi gusa. Muvandimwe ugana mu ijuru, ngewe njya mbwira Nyagasani ngo duhe kuvuga mu ndimi natwe tuvuge muri izo ndimi. Narimvuze n'abapagani se ko bazivuga bakica isi, kuki twe tutazivuga ngo dukize isi? Ariko nza kwibuka yuko hari abatoye iryo tegeko ryo kutazongera gukuramo inda. Haleluya. Byibuze. Amina. Aho rero niho hari hateye kuvuga gutyo, ariko nanjye ngahindukira nkakubwaneka tuvuze induru nziza. Haleluya. Reka dusenga ariko nimureke waretse tukavuza induru ishimwe. Uhoraho yakumva induru akatariko amashimwe mu Rwanda ko yuzuye. Mu Rwanda habaye uziko nayo ifite gahunda yo kurimbura wenda umusozi uyu n'uyu wo mu Rwanda none nkaba nisubiyeho. Haleluya. Kukubera ko twaba twatakambiriye u Rwanda, twaba twatakambiriye Afrika, twaba twatakambiriye isi. Haleluya. Nawaze numva mu makuru mu gitondo numva radio gace ariko uyu munsi amakuru numvise yamaye kumva ibintu bikomeye. Abantu ngo bari kwitegura ko bagiye kujya gutura kuri Mars. Mars n'undi mugabane utari isi, hari isi twize imigabane myinshi Imana yaremye ariko isi niyituweho ariko hari n'indi migabane ngo ishobora guturwaho. Abashakashatsi rero bamaze kubona ko hari umugabane rwose ugiye guturwaho witwa Mars. Noneho uwo mugabane bawukoreye ubushakashatsi basanga ngo ufite ubuzima mbese ifite klima nk'izo mwisi mbese bishobora ko bawuturaho. Noneho uwo twashakanye ahita ambwira ati wareze tugaye kwiturira kuri Mars. Ndamubwira ntaha ko wumva se ubwo se wose Mars kuza ikibanza cyo mwisi cyatunaniye kugura tuzagura icyo kuri Mars ra ntago mbizi. Ntago nzi niba icyo kuri Mars kizaba kigurika. Noneho byamaye gutekereza mbwira Yezu nariko ko numva abantu bari kuvumbura cyane kandi numva bageze kuri Mars. Ubwo umunsi uzaza kurimbura isi kuko twari tuvuga ngo isi izarimbuka, none ntabwo ikibaye isi baye Mars. Ubwo umunsi uzaza kurimbura Mars, isi Mars izabiri hehe? Yezu arambwira ngo ibyo ni by'abantu bishuka. Aho watura hose naho wajya munsi y'inyanja n'abandi bubaka munsi y'inyanja, icyaha kitakuvuyeho uzapfa, kandi nupfa nuva mu mwuka uzava. Aho waba utuye muri shato, waba utuye mu karuri, hari umwuka Imana yagutije ari nawe utuma uvumbura ibyo ngibyo. Yezu arambwira ati rega si bibi ko bivumburwa, ariko ikibazo nuko abantu babivumbura bagamije kibi.
ati kandi nubwo bushakashatsi burya ati ntiwumva abana vumbuye ujye umenya ko nabyemeye mu ijuru dufite amabanga menshi dufite byinshi birenze ubwenge bw'umuntu burya ako nemeye navuga ngo kaba ari akarapfa bwa buvungukira buva ku meza nibwo bugwa ku isi abisi bakavuga ko bavumbuye kandi bageze kure ariko Imana ifite ubumenyi burenze buriya ati rero ko ngako mba nemeye ko isi ikamenya nuko mba shaka kugira ngo kabafashe gusingiza Imana mwebwe rero abanjye mukumve musingiza ijuru ariko abisi bo bakumva bakababera impamvu yo kugwa nuko ubwo rero arambwira ati iyo migabane n'indi yariyo yose n'ibindi bazagenda bavumbura nibizigere bigukerereza mu rugendo burya abavumbuye birya ntago bakiriho n'uwo wavumbuye isi ntago akiyituyeho ubwo rero bikubwira ngo n'uwo wavumbuye Mars nta ashaka kuba atakiriho uwakoze icyogajuru ashaka kuba atakiriho mbese muri make umuntu ashaka ariko ashakira abamuri inyuma iyaba rero byashobokaga ko urupfu rugurirwa iyaba abantu bashoboraga kwigurira ubuzima abo bavumbura ibyo bagombye no kuvumbura umuti wo kudapfa ubwo muri iyi minsi rero numvise ku makuru nanone bari kuvuga ukuntu ngo hari amarobo barimo kugenda bakora mbese kugira ngo base naho bashaka uburyo dongo bari gukereya kugeza ubwo bazakora robo ngo ifite ubwenge nk'ubwo umuntu mbese bari gushaka uko bagera ku bantu ariko kandi ngiye nkurikije uko babisobanuye numvise robo ziteye ubwoba kuko zizajya zirwana intambara idatsindwa robo ninanirwa robo ntuzayirasa ngo irapfa mbese muri make nihagurukije kurwa mbese ntuwayisaba imbabazi ngo irarekeraho reka data nta bwenge yo izabikora icyo bayitumye gusa nuko mbese muri make robo wayigereranya n'ipasi cyangwa se ipasi wacometse ipasi uyicometse utayicomoye nishobora kwicomora nishobora kuvuga ngo none ngo ndumva nshyushye cyane reka da irakomeza ku buryo iyo irambitsa yotsa inzu igakomeza kandi inzu iri gushya ipasi igakomeza ikaka ni urugero ntanze robo rero nta bwenge ifite ntabwo izajya ivuga ngo ibintu byakomeye reka da ni telekomande bayikomanza barebwa bati genda usenye uriya mujyi irawusenya mpaka irangije mbaza Yezu ni none izi ntambara zo ku isi ko numva ububi bwarushijeho kuba bwinshi noneho n'amarobo akaba ari agiye kujya arwana Yezu umwana w'intama w'Imana urabona turi kwerekeza hehe koko arambwira ngo umunara wa Babeli urawibuka ndawibuka ati uko byagendekeye abo mu munara wa Babeli ati niko bizagendekera abisi bari kwibwira ko bari gushaka kugera ku bumenyi bw'Imana hariya niho bari gushaka kugera ati dore ahubwo ikintu kigiye kurangiza isi n'ikiriya kuko bagamije ikibi kandi bariya bakora ayo marobo ntabwo bari kuvuga ngo dukore za robo ngo kugira ngo zijye zirinda umutekano ku isi reka da abenshi bari kuzikora batagetinga intambara zikakaye ariko uhoraho ntazabyemera cyambwiye ati bazazivumbura ariko ntizizigera zijya mu bikorwa nk'uko bo babitekereza ati umunara wa Babeli nuko byagenze ntago wigeze utumbagira ngo ugere aho babitekerezaga Imana yise bereka ko ari Imana inyuranya ibusanya indimi zabo nuko rero muvandimwe ugana mu ijuru ibyo byose turabibona tugatitira turabibona tukagira ubwoba kuko tuba tuvuga tuti ese ibi ni ibiki koko ariko mu ijuru hari Imana haleluya muvandimwe humuriza umutima wawe ububwire ko mu ijuru hari Imana itazemera ko biriya bibo haleluya ntago izemera ko abana bayo barimburwa n'amarobo ntago bizakunda akazi kabaye gake na gake gano no bagiye kugaha amarobo ngo yazajya aba ari nko ku mareception ahantu ngo byaranatangiye hamwe na hamwe ariko hari nayo ngo amarobo bari gukora ngo bashobora kuzajya bakoresha imibonano mpuzabitsina nk'uko umuntu yayikora urumva ntabwo Sodoma na Gomora ubwo byo byari byoroshye Sodoma na Gomora mbese tuzabisoma ariko tuzayumva tuzageranya Sodoma na Gomora n'uyu munsi noneho tekereza robo bagiye gushyira bashyira hariya ukaza ukayigura ukayisambanya ngo bazayiha sensibilité nk'iy'umuntu mbese mu by'ukuri icyo batagetinga cyane ni ukurema umuntu mu ishusho yabo mu bitekerezo byabo ariko kandi ntabwo bavuga ngo tureme umuntu ngo uzadufasha gusingiza Imana sahoya
turemo umuntu uzajya akora akazi atananirwa, kuko abantu baravumbura ariko bakananirwa. Umuntu akavumbura yageramo hagati agasaza akaba arapfuye, batireka dushaka ikitazapfa. None reka nkubaze, ku igiti cy'ubugingo cyarinzwe kandi ko abazabugeramo tuzaho bazanyura, iyo robo izanyura kuri Kristo kugira ngo igere mu bugingo bw'iteka? Rahira ko iyi robo itagiye kubihera ry'isi koko. Ibimenyetso Yezu yadusigiye byararangiye, agiye kugaruka. Niki gisigaye? Wavuga ko hari ikindi Nyagasani yavuze, ahubwo nibyo atavuze ngiye ndi kubona biza. Ndavuga ni mwami warihanganye pe, urihangana, ibimenyetso birarangira, ahubwo noneho turi inyuma y'ibimenyetso, turi hejuru y'ibimenyetso pe. Robo zaje zigiye kujya zisambanya abantu, zigiye kujya zijya amashuri zigisha, zijya mu mahoteli zikore ku mareception, uzajya uzibaza uti ko nshaka umuntu uyu n'uyu mugushakire, nuko robo zigiye gukora ka kazi kari gake, noneho kabonye n'abagakora batazajya bananirwa, bazajya bakora amasaha 28 kuri nako 25 hari kuri 28, kuko 28 ya abantu bajyaga bakora amashifti bakayashobora. Abashinwa ngo batunzwe ngo n'amakawa, bakanywa ikawa nyinshi kugira ngo batananirwa, ariko umuntu akazagera ukajya kubona ukabona aragwanga yikubisasi kubera iki? Umunaniro, umubiri ugomba kuruhuka. Nuko dukoze haje robot zitazigera ziruhuka rero, kandi zifite ubwenge nk'ubw'imashini. None se we muvandimwe ugira gutyo ukibuka ibintu bimwe na bimwe ibindi ukabyibagirwa? Ninde yakubwiye ko computer ibyibagirwa? Biba bibitsa ahantu, hari icyo bita gusaving, ugakora kuri save ka saving. Iyo ushatsemo fichier wa saving irayiguha. Telefone yawe ni gatoya, ariko ibyo washyizemo byose biba birimo. None hagiye kuza rero robo ifite ubwenge nk'ubwa telefone, itazigera yibagirwa ikintu na kimwe. Wowe uyu munsi ndakubwira nti nitwa runaka, ejo ukazaba wibagiwe izina ryanjye. Urambwira uti muvandimwe iki niki tugisengera, tukagisengera nyuma hashira umwaka nkaba ntakibyibuka. Robo ntago izigera ibyibagirwa. Muvandi urumva haba wose wowe uri umuntu wajya gushaka umuntu uzajya yibagirwa, wamubwira uti nkorera iki niki akabyibagirwa, hari robo uri bukandeho byose ikabikora? Urumva mu by'ukuri habayeho gupinganwa n'Imana. Aho rero natwe nimureka dutegereze turebe icyo Imana izabikora, icyo izabivugaho. Gusa Yezu yambwiye ati ibyo bakora byose bararushywa n'ubusa. Haleluya. Uko biri nta gihe kizabaho ko isi izabituwe n'amarobo, kuko abantu bo gushira bazashira. Nta gihe kizabaho rero ko Imana izemera ko abantu isi iturwa n'amarobo, ntago bizakunda. Amamashini bari gushaka, mbese bari gukora, abantu bari gutekereza cyane, ariko Imana izasobanya ubumenyi bwabo, isigaze ijambo rimwe gusa ivuga urukundo. Haleluya. Ibyise byose bizashira, sigare urukundo. Igikorwa cy'urukundo cyo kizahoraho iteka. Ijambo rya Kristo rizahoraho iteka, ibindi byose bizahinduka zero. Niba bishidikanyaho urebe ku munara wa Babeli, ni nawe nanjye Nyagasani Yezu yambwiye, arambwira ati uko byagendekeye abawubakaga, uko byagendekeye Sodoma na Gomora, uko byagenze mu gihe cya Nowa, ngaya makuru agaruka. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, ndagira ngo nkubwire ngo wikebuke. Izo robo utarazibona warazibonye ntacyo bivuze, ziza zitaza ntago tubitinda, kuko si twe bagenga bisi, ahubwo reka twirebere ku bugingo bwacu. Haleluya. Dukiza amagara yacu, tuyakize dute? Tuba urumuri rw'isi, tuba umunyu w'isi, kugira ngo turyoshye isi, tuboneshereze. Rega n'izo robo zije hatariho ikibi wenda zakora koko, wenda ntago wavuga ngo zizakora ibibi gusa, zishobora no kuza zigakora ibyiza, hamugani zikajya zidufasha kwibuka, wenda umuntu akaba yitunzi we, ibyo ntacyo byaba bitwaye niba abo babihanga ari icyo bagambiriye. Ariko dore aho ikibazo kiri, nuko twebwe tutaryoshye isi, urukundo rwarakonje mu mitima ya benshi, nayo marobo menshi bari gukora mu buryo bwo kugira ngo babuze abantu inyungu babonaga, abapfa bishwe n'ubukene bakomeze kwiyongera, nuko birangire. Ntabwo Imana izabyemera rero, kandi Yezu yambwiye yuko agiye kwambura agaciro ifaranga,
kugeza ubwo n'uzaba ritunze azajya avuza induru nka wa mukungu w'umukire na Lazaro w'umukene. Iyo nkuru twese turayizi. Umukungu yari umukire koko, ariko amaze kuva ku isi bya bindi byose byahindutse zeru. Haleluya, zeru. Muvandimwe ugana mu ijuru, tunga byiza. Nushaka umukene nka Lazaro ariko uzagere mu bwami bw'ijuru. Imana iguhe umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.